Banje kubasuhuza nshuti bavandimwe b'ikiganiro menya ukuri, tunejejwe n'Imana kugira ngo twongere tubagezeho ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Iyo Imana iduhaye ijambo twasenze tugirirwa ubuntu kuri bagezaho, ntabwo aba ari imbaraga zacu, si ubumenyi tuba dufite, ahubwo turasenga Imana ikaduha ubutumwa kugira ngo tubugeze ku bantu bayo. Wowe rero wagiriwe ubuntu bwo kuba uri muzima utarwaye, ushobora kuba wabona akanya ko gutega amatwi kugira ngo wumve icyo Imana ivuga. Nawe turakuraritse kugira ngo ufate akanya utege amatwi, kuko Imana iyo ivuze abantu bakumva kandi bakumvira, hari umusaruro bitanga. Ariko iyo umuntu yumvishije ijambo ry'Imana akaritega amatwi ariko ntakore ibyo Imana ishaka cyangwa ntakore ibyo ijambo rivuze, n'ubundi aba agomye. Ariko uyu munsi Imana yaduhaye irindi jambo tuza gusanga mu byanditswe. Icyanditswe cya mbere tuza gusomerwa turagisanga mu Itangiriro igice cya 11, tureba ukuntu abantu bagiye bagomera Imana, bagashaka kwishakira izina ryabo, bagashaka kugira ngo bamenyekane aho kugira ngo Imana imenyekane. Ahandi tuza kureba turasanga hari umuntu bita Yona wakoze ibintu bihabanye n'ubushake bw'Imana. Imana ikamutuma ahantu kugira ngo ajye kuvuga ubutumwa, ariko agashaka guhunga Imana akajya ahandi, ariko agashaka kunyuranya n'ubushake bw'Imana. Ahandi tuza kureba rero, turaza kureba no muri Yakobo igice cya 4, aho bavuga ibyaha bitandukanye abantu bakora ndetse bikabazanira ibibazo. Ariko njyewe urimo kubabwira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, nitwa Pastor Pr.Sylvester. Habanza gukora umurimo w'Imana ndi kumwe n'umuvugabutumwa Gorethe. Turashimira Imana rero yuko nyine yaduhaye aka kanya. Ariko umutwe w'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turabona ibintu bitatu birushya abantu. Ibintu bitatu birushya abantu. Icya mbere ni ibyaha. Ibyaha birarushya, ibyaha bitesha umurongo, ibyaha birakuremerera, ibyaha bituma umuntu yumva yiciraho iteka. Hakabaho ukagenda uremerewe, ukagenda wumva udatuje, ikintu kikuremereye gituma utihuta mu rugendo. Rero n'ibyaha bituma umuntu atihuta mu rugendo. Iyo ijambo ry'Imana ribwirijwe rivuga ku bintu by'ibyaha bitandukanye, tuba tugerageza kugira ngo abantu bumve uburemere bw'ibyaha, noneho babwirwe n'ukuntu ibyaha byakwihana. Iyo umuntu yihannye icyaha aba asa nkaho yikuyeho urusyo ku mutwe, araruhuka. Rero reka dusome muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Gorethe Evangelist adusomera Matayo 11 umurongo wa 28. Reka dusome muri Matayo 11 umurongo wa 28, nk'uko batubwiye. Hari ijambo rivuga ngo Matayo 11 umurongo wa 28. Aho ngaho Yesu niwe wabwiraga intumwa ze aya magambo bagiye kudusomera. Aravuga ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Alleluia. Kuruha umuntu akumva ararushye. Akenshi usanga umuntu iyo yagiye gukora akazi runaka, akirirwa ahinga, akirirwa wenda ari mu kandi kazi, agera kumva akaruha, agera kumva ko arushye, ndetse byaba na ngombwa akicara ahantu akaruhuka. Abahinzi bo mu cyaro murabizi yuko uragenda ugafata isuku ugahinga, ukabira ibyuya. Abubatsi, abayede bacukura imiferege, abamena amabuye,
abantu bose bakora akazi gatandukanye tuzi neza yuko umuntu ageraho akumva ararushye, igihe kikagera agafata igihe akaruhuka. Ariko noneho hano Yesu yabwiraga abantu bari bamukikije, yari umuvugabutumwa, ndetse akajya ahantu aho abantu bateraniye nko mu isoko, nk'ahantu nko mu maguriro, ahantu mu gasantere, akabona abantu bamwe bafite abadayimoni, akabona abantu bamwe barakennye, akabona abantu bamwe ni abasambanyi, akabona abantu bamwe ni abajura, akabona abantu bafite ibibazo ni abakene. Noneho akabitegereza akavuga ati, yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Yesu ni Imana 100%, yari n'umuntu 100%. Yarebaga mu mitima y'abantu. Imana ireba hose. Imana ireba mu mitima y'abantu, ikareba no munsi y'inyanja, ikareba ibintu bihishwe. Wowe ushobora kumpisha, ariko Imana ntiwayihisha. Ushobora guhisha abana b'abantu, ushobora guhisha abana b'abantu, ushobora kujya ahantu ugakora icyaha ukibwira ngo abantu, yego koko abantu ntibaba babizi iyo wabikoreye, ukagenda ukajya ahantu ukihisha ugakora icyaha, ukagenda ukajya mu marogi ukajya gusambana, ugaca inyuma umugabo wawe, ugaca inyuma umugore wawe, umwana nawe akagenda akihisha ababyeyi, akajya gukora ibyaha. Tujya twumva ngo abana boherezwa mu mashuri, bagera iyo ngiyeho kugira ngo bakore ibyabajyanye, bakishora mu busambanyi. Ubwo urumva ko baba bakora ibyaha byangwa n'Uwiteka rwihishwa. Ariko Yesu we yabarebaga mu mitima yabo akavuga ati, yemwe abarushye n'abaremerewe. Yarabarebaga agasanga bararushye koko, kareba baruhijwe ibyaha bitandukanye, nawe urabizi. Nubwo tutasoma ayo mateka yanditswe, ariko n'uyu munsi hari ibyaha biruhije abantu, hari ibyaha by'ubusinzi biruhije abantu, hari ibyaha by'ubusambanyi biruhije abantu. Umuntu akaba yaraboshywe n'ibyaha, ariko bikamutera umuruho. Ni iki kiruhije abantu rero uyu munsi? Ni ibyaha. Niba hari ikintu kiruhije abantu ni ibyaha. Ugasanga umuntu ararushye, ariko wajya gukurikirana ugasanga hari ikintu cyitwa icyaha cyanze kumuvamo, kiramuruhije, kiramushushubikanya. Ugasanga umuntu ntatuje mu mutima we. Kandi kizakubwira umuntu uruhijwe n'ibyaha, usanga adatuje, ugasanga nta mahoro afite mu mutima. Ikintu kikubwira umuntu urushye nta mutekano aba afite. Wa wundi uruhijwe n'ibyaha usanga ashikagurika, usanga adatuje. Ariko uyu munsi wa none, nk'uko Yesu yabwiye ngo, yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Yesu yashaka kugira ngo abaruhure. Uyu munsi nanone Imana yashaka kugira ngo wowe uruhijwe n'ibyaha, wowe uruhijwe n'ikintu cyanze kukuvaho, wowe uruhijwe n'amagambo yo guteranya, wowe uruhijwe n'ibyaha by'ubusambanyi, wowe uruhijwe n'ishyari rikuri mu mutima, wowe uruhijwe n'inzangano, uyu munsi Yesu arifuza ngo uze akuruhure. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro yuko ijambo riba rimanukiye igihe. Ariko turareba ikindi kintu gituma umuntu aruha. Ni igihe umuntu akoze ibihabanye n'ubushake bw'Imana. Gukora ikintu gihabanye n'ubushake bw'Imana, aho bishatse kuvuga iki? Imana, buri muntu wese waremwe n'Imana, buri muntu wese waremwe n'Imana, Imana iba yaramuzanye kuri iyi si, Imana ikamushakira gahunda uko azabaho, ikamenya ukuntu azavuka, ikamenya ukuntu azarerwa agakura, ikamenya ukuntu azajya kwiga mu mashuri abashoboye kwiga, ikazamenya ukuntu aziga akarangiza, ikamenya ukuntu azarangiza, nuko azashaka, nuko azarera abana be, nuko azanavana muri iyi si, ikamumenyera umurongo azagenderamo. Ariko umuntu akavuga ati njyewe Imana ntabwo nyikeneye, n'ibyo bavuga ni propaganda z'abazungu, cyangwa se ni imyigishirize y'ibinyoma. Uwo agafata umurongo we akabwirizwa ijambo uko agomba kwitwara nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ariko we ibitekerezo bye bikamubwira ngo we yikorera ibyo ashatse, ajya aho ashatse, arya ibyo ashatse, avuga ibyo ashatse, akagenda
abusanya n'ubushake bw'Imana. Iyo umuntu abusanyije n'ubushake bw'Imana araruha, ahura n'ibimurushya, ahura n'ibigeragezo yizaniye. Ariko umuntu wese wemera kugendera mu bushake bw'Imana, hari igihe ni kenshi Imana imushyigikira, Imana iramushyigikira ikamuyobora. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abo bose abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Njye nawe reka tuyoborwe n'Imana, njye nawe reka dukorere mu bushake bw'Imana, nibwo tuzaruhuka. Rero hari abantu bagiye bakora batandukana n'ubushake bw'Imana. Turabona umugabo witwa Yona. Hadusomera igice cya mbere Yona, uze kureba ukuntu Yona yabusanyije n'ubushake bw'Imana. Imana yashaka kugira ngo abantu bakizwe binenewe, ariko we aravuga ati njyewe ntaho najya, ngiye kujya mu byanjye. Reka dusome Yona igice cya mbere. Haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uwuburire, kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi ahunge Uwiteka. Amanukana i Yopa, abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi ahunge Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Haleluya. Ingaruka zo kudashaka kugendera mu bushake bw'Imana ngo ahunge Uwiteka. Ni gute wahunga Uwiteka? Ntibishoboka, ntiwahunga Uwiteka. Yaribeshye cyane. Hari abantu bibeshya bagashaka kuvuga ngo bahunga Uwiteka. Imana ikababwira ngo muri iyi nzira, ati ngiye sinajyayo, ngiye kuguhunga njya ahandi. Yona rero yahuye n'ibibazo, uzahisomere uzarebe, uzasanga yarahuye n'ibibazo, akaza gusoza amezwe n'urufi. Ibyo ni inkuru muzisomera. Ariko icyo nashaka kuvuga ni iki: umuruho uzanwa no kubusanya n'ubushake bw'Imana. Imana niba igutegetse, Imana niba ikubwiye ngo kora iki ngiki, yumvire. Kora ibyo Imana igutegetse, kora ibyo Imana ikuyoboyemo, nibwo uzagubwa neza, nibwo uzagira amahoro, nibwo uzaruhuka mu mutima. Haleluya. Cya gatatu rero, gitera umuruho ni ugushaka kumenyekana aho kugira ngo Imana imenyekane, ni ugushaka kwiha ikuzo aho kugira ngo uhe Imana ikuzo. Aho twabisomye muri Yakobo 4:10, aho ariho honyine dusomera twumva icyo Imana ivuga aho ngaho. Aho kugira ngo uhe Imana icyubahiro, wowe ni wowe ushaka kugira ngo uhe icyubahiro. Akenshi ugasanga urashaka gukoresha izina ry'Imana, urashaka gukoresha ijambo ry'Imana, urashaka gukoresha ibintu by'Imana kugira ngo abe ari wowe umenyekana. Nyamara Imana niyo igomba kumenyekana, ahubwo ugahinduka igikoresho. Yakobo 4:10. Reka dusome. Haravuga ngo mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwo izabashyira hejuru. Imana iguhe umugisha. Reka twihute vuba cyane dusome mu Itangiriro igice cya 11, urebe abantu ukuntu bari babi. Igice cya 11 Itangiriro, turabona ukuntu abantu bashaka kugira ngo bari bo bamenyekana aho kugira ngo Imana bari imenyekana. Reka dusome 11 mu Itangiriro umurongo wa mbere. Dusome. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati,
mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore aba ni ubwoko bumwe, ni ururimi rumwe, ibyo ni byo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tubahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Haleluya, haleluya. Izo ni ingaruka zo gushaka kugira ngo umenyekane, kugira ngo Imana imenyekane. Ngo Imana yamanuwe no kugira ngo itatanye abo bantu bari bafite ururimi rumwe. Ngo kera abantu bari bafite ururimi rumwe, ariko ngo igihe kigeze bo bashaka kubaka umunara ngo bawugeze iyo ngiyo mu ijuru, ngo noneho ngo bikorere izina bamenyekane, aho kugira ngo Imana imenyekane. Imana ngo imanurwa no kugira ngo irwanye icyo gitekerezo. Buri gihe cyose nuzashaka kugira ngo umenyekane, aho kugira ngo izina ry'Imana rimenyekane, Imana izahagurutswa no kukurwanya. Imana izahagurutswa no kukurwanya nk'uko abo bantu barwanyijwe. Ngo noneho ngo ba bandi bari bafite ururimi rumwe, kubera yuko bashaka kugira ngo bishyire hejuru bamenyekane cyane, noneho Imana imanurwa no ngo irabatatanya ngo bakwire isi yose. Uyu munsi turimo kubona ingaruka z'icyo kintu. Niyo mpamvu ubona umushinwa aravuga ntiwumve, nawe wavuga umushinwa ntiwumve. Niyo mpamvu ubona abantu kugira ngo bamenye indimi bagomba kwishyura amafaranga. Iyo amafaranga yabuze ururimi nturumenya. Niyo mpamvu ikintu bita communication ni ikintu gikomeye cyane. Iyo utazi ururimi rw'uwo muntu ushaka kuguha akazi, ntabwo akazi akaguha, kubera yuko mutarimo kumvikana. Izo ni ingaruka zakomotse aho hantu, aho abantu bashaka kugira ngo biyubakire izina, noneho bamenyekane aho kugira ngo Imana imenyekane. Imana yamanuwe no kubarwanya. Umunsi uzashaka kugira ngo wishyire hejuru, Imana izamanurwa no kukurwanya. Hariya muri Yakobo 4:10 havuga ngo mugire gute? Mugandukire Uwiteka. Hariya Yakobo 4:10 twahasomye. Havuga ukuntu umuntu iyo yicishije bugufi Imana imuzamura. Nanone wakwizamura Imana ikagucisha bugufi. Ongera hadusomere tuhahuze turebe umuti w'icyo kibazo ni ikihe. Umuti w'icyo kibazo cyo kwishyira hejuru muri Yakobo harabivuga neza 4:10. Haravuga ngo mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwo izabashyira hejuru. Imana nikugirira neza, Imana nigufasha ikaguha ubutunzi, ikaguha amafaranga, nyamuneka ahubwo ayo mafaranga n'ubwo butunzi n'iyo migisha Imana yaguhaye ujye ubikoresha kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Dusoza rero tubonye ibintu bitatu bituma abantu baruha, akaba ari nabyo Yesu yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange mbaruhure. Yashaka kubwira abo bantu bafite ibyaha ngo aze abaruhure. Yashaka kubwira abo bantu babusanya n'umugambi w'Imana ngo Imana ibaruhure. Yashaka kubwira abo bantu bishyira hejuru bafite ubwibone, cyane cyane bari abafarisayo bishyiraga hejuru. Abafarisayo mu gihe cya Yesu bari abantu b'abanyamategeko, bari abantu bize ibintu by'idini cyane, bakumva yuko nta muntu wabarusha ubwenge. Rero yabonaga bafite ibyo bibazo. Rero uyu munsi wa none nawe ushobora kuba uri muri ibyo byiciro, ushobora kuba ufite ibyaha bikurembeje, bikuruhije umutima. Imana irashaka kugira ngo ikuruhure. Ngwino Yesu akuruhure. Hari wowe ufite ibikorwa bibusanya n'umugambi w'Imana, Imana ikakuyobora uko ugomba kwifata mu buzima, wowe ukakora ibyawe, nawe urarushye. Ngwino Yesu akuruhure, ngwino Imana ikuruhure. Nawe urimo kwishyira hejuru, Yesu akuruhure. Dusoza rero, ibyo ni byo bintu, nibwo butumwa
Imana yaduhaye. Ushobora kuba uri muri ibyo byiciro bitatu, ushobora kuba ufite ibyaha bikuremereye, ushobora kuba ubusanya n'umugambi w'Imana, ushobora kuba ushaka kumenyekana ariko Imana iri kure yawe. Ni wowe ijambo ry'Imana ryamanukiye, muvandimwe nshuti. Ndagira ngo njye nawe dutekereze kuri iryo jambo, ariko mu munota umwe reka duhe Evangelist Gorethe nawe agira ikintu abivugaho, tugenda dusoza tubaha na nomero zacu kugira ngo uwifuza kudutelefona atubwire, azatubwire tuvugane nawe, dusengane nawe. Pastor arakoze cyane, atubwiye ijambo ryiza cyane rivuga ku birushya abantu. Ibirushya abantu ni byinshi cyane, ariko ibyaha nibyo bya mbere. Ibyaha birushya abantu cyane kuko haba harimo kwirwanirira, harimo intambara, umuntu akagira guhangana, umuntu akabanza akarwana n'intambara zo mu mutima we, ariko ibyo byose biterwa no kutamenya aho umuntu yaruhukira cyangwa aho umuntu yaturira iyo mitwaro. Niba mwumvise neza, yatubwiye neza ijambo ry'Imana riri muri Matayo 11:28, hatubwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ni kuri Kristo Yesu rero niho duturirwa imitwaro yacu yose. Yewe wa muntu we wavunwaga n'ibikuremereye by'ibyaha n'intambara zo mu mutima n'ibindi byose wumvaga wibaza uko wabigenza ukumva birakuyobeye, nta handi waruhukira ni kuri Kristo Yesu. Ngwino umusange akuruhure. Yesu Kristo iyo wamwitabaje, iyo wamwisunze, niwe ubasha kukuruhura, akagutura ya mitwaro yose, ukaruhuka ukagenda wemye. Ariko kubera ko abantu baba batazi aho baturirwa iyo mitwaro yabo, usanga umuntu yivuna, yirwanirira, yicira inzira aho zitari, kandi ntabwo bishoboka. Imana niyo yonyine igica inzira aho zitari. Umwana w'umuntu ntabwo yabasha kwirwanirira intambara, nta nubwo yaca inzira aho zitari. Rero ubwo ibanga turaribameneye, ni kuri Kristo Yesu niho mwaturirwa imitwaro yanyu. Nk'uko bisanzwe rero, iyi ni channel ya Menya Ukuri. Iki kiganiro cya Menya Ukuri turabakangurira kujya mukurikirana inyigisho tunyuza kuri iyi channel yacu ya YouTube, kugira ngo mubashe gufashwa n'aya magambo Imana iba yatunyujijemo. Rero tugiye gusenga Imana dusoza ubu butumwa bwiza Imana yaduhaye. Ariko mbere y'uko dusoza, reka tubahe manomero yacu ya telefoni. Hari igihe mwakenera gusengana natwe, hari igihe se mwakenera kutugira inama muri uyu murimo dukora. Reka Pastor ababwire nomero ye. Urakoze Evangelist Gorethe. Inomero yanjye ya telefoni mboneraho ni 0782633596. iya Evangelist Gorethe Muhongerwa ni 0788443245. Rero niba ari bwo bwa mbere wumvishije ubutumwa, urakangurirwa gukora subscribe kandi ugasangiza ubutumwa abandi. Kandi niba hari icyo wakwifuza kutugezaho, cyaba ari igitekerezo cyangwa wifuza ko dusengana, wadutelefona kuri izo nomero. Imana ikugirire neza. Shalom.